Yesu ashimwe bene data, ikaze mu mwanya wacu wo gusangira ijambo ry'Imana. Nkomeje kubashimira uburyo mubana natwe, Imana ibaha umugisha. Kuri uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku kintu cya nyuma, ngira ngo dusorezeho inyigisho zijyanye no kwicisha bugufi. Ku kintu cya nyuma nshaka kugira ngo tuvugeho gisigaye kiranga abantu benshi muri iki gihe, muri ibi bihe byacu turimo. Abantu bahindutse, buri muntu urabona ashaka kuba ari imbere, urabona ashaka kugaragara, urabona ashaka ko abantu babona ko ari we, urabona ashaka ko mbese ari we ugaragara ko yakoze ndetse kurusha abandi. Iki rero nagira ngo twongere twibukiranye yuko mu bwami bw'Imana uwirata ntabwo agomba kwirata we ubwe, kuko burya mu kinyarwanda baravuga ngo kwirata cyangwa se kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Kandi koko nibyo, iyo wumva yuko warusha abandi, iyo wumva yuko wagiye hejuru kurusha abandi, byanze bikunze abantu bose uri gutsikamira cyangwa uri kugenda uhutaza, nabo barwanira kukumanura. Rero niyo mpamvu uwirata cyangwa se uwishyira hejuru aba ari no hafi yo kugwa. Bene data rero, umukristo yakagombye kuba yirata Uwiteka umugejeje ku cyo agezeho. Yakagombye kuba yirata Uwiteka Imana ye, imuhereza kubaho buri munsi, imuhereza imbaraga zo gukora ibyo akora, imuhereza ubwenge bwo gukora ibyo akora, aho kugira ngo yirate yishyire hejuru. Uwiyogeza rero burya ntabwo ari we ushimwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ahubwo uwo umwami yogeza niwe ushimwa, kubera yuko Imana itakwibutse, Imana itagutunze inkoni, ntawagushima, nta n'uwagucira iryera. Rero reka tugabanye kumva ko ari twe, tugabanye kwishyira hejuru, kubera yuko iyo twishyize hejuru binadukururira intambara nyinshi. Ugasanga abakristo iyi minsi, abakristo bahorana intambara. Ugasanga buri umwe arashaka kuba umutoni ku mushumba we, arashaka kuba umutoni ku kazi gasanzwe, wenda ashaka kuba umutoni kuri bosi we. Ugasanga rero niho bitangiye, intambara ziraje. Ibyo byose bizanwa no kwishyira hejuru no kwibonekeza. Rero intambara nyinshi abakristo turwana nta nubwo twakwiye kuzirwana, kubera yuko usanga umuntu yitirirwa izina rya Kristo ariko akarwana intambara zo kugira ngo agire amafaranga arenzeho, agire imitungo irenzeho, agire icyubahiro, ajye mu mwanya runaka, kandi byose ugasanga nyine birimo kwikunda, birimo kwikubira no kwikanyiza. Rero ntabwo byagakwiye kuranga umukristo, kubera yuko intambara umukristo yemerewe ubundi, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Timoteyo wa mbere 6, ni ukurwana intambara nziza yo kwizera. Kuko intambara nziza yo kwizera niyo ituma usingira ubugingo buhoraho. Iyo wizera rero ntabwo wirwanirira, kuko kwizera wizera Imana umuremyi wawe. Iyo rero watangiye kwirwanirira, ubwo ukajya muri izi ntambara ziganisha ku kwishakira ibyawe ku giti cyawe, kwizera Imana kuba kwagabanyutse. Mwene data rero, rwara intambara nziza yo kwizera, hanyuma ureke kurwana intambara zidafite icyo zikumariye, intambara zitagakwiriye umuntu nkawe w'umukristo. Intambara yonyine umukristo yakakwiye kurwana niyo kwizera, kuko kwizera kukugeza kuri byinshi, kwizera kuguhereza imbaraga zo kunyura mu byo urimo kunyura ubu ngubu, zo guhangana na Satani, kubera yuko niba utizeye Imana nk'umuremyi wawe, nk'uri hejuru ya byose, nta nubwo uzabasha guhangana na Satani. Reka rero nk'abakristo tugire kwizera kandi tugire guca bugufi, ko guca bugufi ni umwambaro uzatunyuza henshi kandi w'icyubahiro, kandi Imana ireba cyane kandi ikunda.
Uwiteka rero abahe guca bugufi. Bene data, mwene data uri kunyumva, ugire guca bugufi mu byo ukora byose, kandi ugire kwizera, kubera yuko kwizera niyo ntwaro umukristo agendana mu bihe byose. N'Uwiteka yamubona koko akavuga ati yes, uriya muntu wanjye yanshyize imbere, nanjye ngomba kumushyira imbere. Uwiteka abahe umugisha rero, kandi niba udukurikiye ari ubwa mbere, kanda kuri subscribe, uraba uduteye inkunga kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona igihe bisohotse ako kanya. Mukomeze rwose mukurikiranire ijambo, mukomeze dusangire iby'umwuka aba yaduteguriye. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.